urabona nta professional umuntu wambaye diamant nyine kuntu bimeze ni ukuvuga ngo ngewe ndi umunyamakuru ukora ikinyamakuru bita Rwiri Media nkaba nshaka amakuru y'abakobwa banywa ibiyobyabwenge niye nabakuru ahangaha ufite angahe angahe se kuma amakuru bisaba amafaranga ari uzi ko amakuru muri iki gihe nta kintu cy'ubuntu kibaho utabeshya gira icyo uzanaho ngaho nkwereke imari oya ngiye banza umfashe muri make uri gushaka guhaha guhaha amakuru nyine tu nyine ishyura oya nako ni ukugira ngo nsakaza amakuru mu banyarwanda mbereke abakobwa banywa ibiyobyabwenge noneho abakobwa mbabaze eske kuki munywa ibiyobyabwenge ni igiki kibibatera nicyo ngicyo noneho ni ukuvuga ngo impamvu y'aya makuru ndimo ndatara ni ukugira ngo mbwire abanyarwanda ngo pay attention mureke kunywa ibiyobyabwenge mw'abanyarwandakazi kandi n'abanyarwanda b'abagabo mureke kunywa ibiyobyabwenge urabizi iyo bavuze ngo umunyarwandakazi baba bavuze umukobwa bavuga umunyarwanda bakaba bavuze umugabo cyangwa ndibeshye cyangwa mvugisha muri make jya uvuga mu magambo arambuye vuga urubyiruko nese ndayahinnye urahirura nese uri kunkosora niwe munyamakuru wa Kigoryiwe tangiye no kunuka se nawe ujye uvugisha ukuri Imana njyewe ndimo nditarira amakuru wangiza nawe ukaza ukosora imbazemo akantu ko gutukana rero ntabwo turi kumwe ngaho rero mbwira mereza amakuru umbwira ne nakura abantu ubanza wishyure amakuru arahari ako nishyure iki wenjije ako izi njiji z'iki gihe zisigaye zituruka ayo abanyamakuru ra yewe ni ukuguku nkubita abantu bahangiza ngo ndahohote umva reka nkubwire kambanze nkubwire sibyo nako rikatuvugana ubanze umbwire oya mani reba abanyarwanda bari kurira oya urishyura ntabwo wishyura reba bari kurira ngo ushaka amakuru nyine reba bari kurira ngo uri kunkubita kandi bashaka amakuru Furata nimuzongere kurira ntabwo bongera kurira humuntu ngaho rero mbwira sasa aho numanutse ntago ari indaya ni umukobwa unywa ibiyobya cyangwa abakobwa ubwo si indaya yajya kunywa itabi atari indaya wa mugani umuntu anywa itabi ni umukobwa ngo utatari indaya ariko uri umubwiriza butumwa ko mbona uri kugira gutya nkaho ufite icyo bita imyuka y'abadayimoni ariko nanaguha n'ubutumwa bwo gukora beyuruka toka satani mu izina rya Yesu abazimu bashye babahambira ikuzimu nako babaguhambemo kuko iki ni igiswahili uri kuvuga oya ni ikinyarwanda nyine ubutumwa bwo ndabutanga nta ngaho mbwira mani muri makeya ariko ujye umuntu mbwira ne nakura amakuru wambwiye mbwira cyangwa nkwice mbwira ngaho uretse ngaho mbwira uzuko icyaka cyise kizamuka apo mani wowe uvuga urasa ku ntego vava mbwira niye nakura umukobwa unywe ibiyobyabwenge niye urabona umanutse kwa mudugudu ukazamuka uyu urabona ugeze hano kwa mudugudu ukazamuka neza mu Kamenge wagira mu Kamenge ugahita wongera ukamanuka gutya uza hano kwa Rujugiro ukigera hano umanuka kwa Rujugiro uri kureba neza abanyarwandakazi rero muri kubona ko bigoranye kugira ngo amakuru abashe kuyama andange ahantu hakura amakuru kanjye kuyihigira gusa mana ariko ubonye kasha nkubise banyarwandakazi rero nk'uko muri kubibona ya makuru mwambwiye ngo mbashakire ubu ngubu ndayabonye umukobwa unywa itabi nyagasani mana ishobora byose ariko ngo unywa itabi uyu murezi ndagazwe se mani wowe ufite ikihe kibazo kuri kuzunzagara mani ngo nkuzagara ariko rero nese ubwo ibyo biro by'ibitabu uri kunywa urabizi neza ko ababyeyi bawe utarimo urabasebya ubwo si nibwo wabibona njye nibwo mbibonye pe ni izina ry'Imana ubwa mbere mbonye umukobwa unywa itabi none especially umukobwa nkawe ufite ikimero nk'iki uteye neza uzi ko abantu benshi bakubona bakagusarira like me nanjye ubu ngubu nagusarira ariko hano ibyo jya kubibwira mushiki wawe ntago ndi mushiki wawe bro ngwiki nkusome hose nibyo ushaka ngo oya njye natabi nshaka mu izina rya Yesu ngwiki cyangwa gukayisha kunkayisha ni ibiki badagaza ngo ndagaza si ibi bintu uri kunza nawe n'ibiki ubundi wowe uruturutsutse nyine njyewe ndi umunyamakuru nkora ikinyamakuru bita Rwiri Media sibyo narinje rero nje kugira ngo mpereze abanyarwanda amakuru nyine mbere ku buryo
uburyo umukobwa umwe itabi yitwara nyine mana yanjye ubu tekereza umukobwa umeze nkawe uteye gutya sibyo mwiza nkawe wifata akanywa ibiyobyabwenge ane wimfatira off urumva boro uri kundabura mani sikora none ikintu kizima kikuzanye nenje nguhe usomeho none ukuzumbwira izo boro none nzanywe n'ibipfuye ahubwo se ubwo urumva uri muzima je ndi muzima kabisa mani ndi muzima ndi tayari nje guheza abanyarwanda makuru mbereke babigutumye se ntibabinumye nyine nose nje napfa kwishanura erega boss aba yambwiye ati genda utarama bakubwiye ngo genda ubone umukobwa Amina ugenda ufatire furi kuri Amina harya witwa Amina shamani jye mva na izo furi yabutangutaye mba nkwigiriye umukunzi n'ukuri kw'Imana ndagazwe shanga abanyotwo TikTok kuri kunzana usko wagira ngo mani sinzi boro burimo none nkubwire utu Instagram shamva se mani kumvikane tunubahane bro nese nago nkuba none suri kuzombazi iki hari gahunda mfitanye nawe se neva mu biyobyabwenge ni mfitiye mu wese gana inzira nziza agakiza ndi mushiki wawe si byaye kubwira mushiki wawe mani erega twebwe abanyarwanda turakundirana niyo mpamvu ngomba kugukunda nawe ukankunda ngaho nkunda akamva mbere amve mbere nago wa mu rukundo ngiye ngukunde nkunda shamange nago nagukunda kubera icyo utankunda uri Babylon bro uri Babylon kuba nacoma kamanza ngukuririshe ibiri ubone kurigura umbwira ubwo bugambo nibwo turi buhuze ngo nkuririshe ningo wapi ibiyobyabwenge nago byeme ubwo suri kwigisha ikirubyiruko ubundi nta mukobwa even nta n'umuhungu wemere kunywa ibiyobyabwenge ninge wa mbere ubonye se reba ukuntu disi umuntu arakubona akajyanga uri muzima kumbi wapfuye uhagaze ari nawe ninde wapfuye so ni wowe ngo suri kuza umfatira hibi biboro uri kuzumbaza iki nyende kugira ngo mbwira abanyarwanda ariko ngereka manze nkubwiye sibyo mukobwa ihangana uvuye mu biyobyabwenge sibyo gana inzira nziza ibaze nk'umubyeyi wawe aje akabona uri kunywa itabi bro uri kundwaza umutwe bro uri kundwaza umutwe pe mbabarira easy bro easy kuki nyine umuntu abagira inama mugatangira mu inama uri kugira ni yihese yo kuva mu biyobyabwenge urabona ndi umusazi ubinywa ngewe narasaze ndi umusazi ndikubona mane shamba nyine reba ukuntu umeze neza uteye neza usa nk'iyabiki ariko kwifata ukanywa ibiyobyabwenge koko ahubwo reka ninywera ubwo sinzi ikibazo ufite cyo mu mutwe ahubwo bakujyane kwa muganga ureka kumfatiraho furi bro mbabarire ni njyewe ugize umurwayi wo mu mutwe ahubwo kandi ari wowe wo mu mutwe uri kunywa ibiyobyabwenge bazakurabure bande bazakurabure bro oya wowe sinzi ukuntu nabivuga pe shamani bro ngiye kakansagara ngiye mbabarira ninywere boro zanjye nayiguriye ntago igeze unangiraho n'igiceke kandi mushaka kungurira kandi ka kabiri oya nago nabyumva ariko ibintu uri kumbwira n'ubupfamatwi bro ni sha n'ubupfamatwi ngo iki nta nubwo mfite gahunda yo kubyumva mwana kandi wabona unasambana iki wabona unasambana ni gitangaza kuko ibiyobyabwenge no gusambana biragenda ni gitangaza nyine gusa ntabwo urabikora urumva atari igitangaza ntabwo urabikora ubusamba nta gitangaza kiri waramfashe se yego ko mana yanjye waramfashe nyine ubwo urumva uri muzima mu mutwe wawe kuba wifata ukanywa ibiyobyabwenge uri umukobwa nk'uyu ariko rero ni ukuri pe ngiye ngomba kuvanga hananagukosoye kugira ngo n'ikindi gihe n'abanyarwanda babone ko umuntu unywa ibiyobyabwenge bagomba kumujyana muri rehab muhamagarire polisi izi kujyana simani wa umva bro ninde wakuntumye hakuze ko iki gikorwa kitanakangika ntabwo uri kubona ko ndi gushaka kujya kugufungisha indukanga ngewe uzincura twafunzwe mani yego twarazi sose nyinshi nge ntago wankanga mani jye umva ahubwo umva mbabarira twubahane mu buzima nese uribuka ko uri umukobwa urabona se ndi umuhungu nese ko uvuga ngo twarazi sose ngo we ngo umva Babylon ngo ubuse ngo ibyo nibyo byankanga urumva nta soni ahubwo ufite muri wowe ziki urabona ni nyariye se ngaho none hibaza abantu uzabyara uburyo bazavuka bameze ntuzabambyaze mfite abandi bankundira ukundi sibyo yego wese nanagukunda kubera iki sikora type yanjye uri Babylon bro uri kwa nari mwiza mwabo gusa mva imbere oya mfite twiza mane ninda wabikubeshyeza do asa mva imbere mane iki se mane utakomeza kumfatira free bro nese nagutwaye wamaye amahoro ngagira gutya basi kanku bitano tureye ko ufite ahubwo nagukubita urushya kugira ngo hakise utabeshye wallahi wa kibaro wa resibirani shamana araskera ya bakuntu Yesu we toka satani mu izina rya Yesu ngo warukiwe ako umumena umutwe ingo se ubuzuni ngire gukanga ye baba we uzi ko ari ukubabona mugenda kumbi mwapfuye muhagaze ngo warukiwe emve mberese manu utananguri utanya no kumvugisha no kumora oya mva nkubwire kankire kano kantu hano nkwereke tumye nisigara ryanjye rinashira mani naranasoma na kabiri imvugisha amagambo ngaho mbwira
mbwira Siye kibazo wambabari. Urifoto- Ni sigara yanjye rishira ntarinyweye uri kuncura umwuka umbwira ubugambo. urifatwa Wambabari. mana yanjye uyu mukobwa noneho yaragera payuka mu mutwe Indupayo. Bro indupayo. ushaka se kurwana nanjye Urabona ngiye mu mutwe yanjye narapayo. nta nubwo uri muzima uri debile mentale urifatwa mu biyobyabwenge umukobwa nkawe ubu si wanyu baguteze wiki Ingo. nyine baguteze wiki Sikomani wasaze. oya ibyo uzi ko oya Izi pe bro izi. izi se iki njye reka nkubwire Twagira ngo ufite ikibazo cyo mu mutwe ma. niba ushaka njye Horaza imbere umuntu yimereye neza nguje ngo asa mve imbere. nuko mbuzi ngo njye mba nkutsiba Indese ukubita. ni gute wifatwa mu biyobyabwenge nyine Umfitiye imuhese. ndazigufitiye pe Shamani de- ntabwo ibi bintu byemeye mu muco Umvaze. Mwebwe Kubaha. bite byanyu? Eh? Bite byanyu? ni ukuvuga ngo rero Aha habaye mu ndiri y'ubusambanyi. ni ukuvuga ukuntu Nimwe mutwibe. oya Mwumva ibintu ukuntu bimeze ibiki? hagarara hano tukubwiye ukuntu bimeze hagarara aho nawe Ni ibiki? Ase nkaho ufite ikihe uyu kibazo ma. mukobwa ibaze Eh. umukobwa umeze gutya unywa ibiyobyabwenge kurusha abagabo None ikibazo ufite ni ikihe? Nicyo Ya. Nicyo cyatumye muterura umudugudu wose muri kudusakuriza. urumva nta kibazo kirimo Uri kumwigisha se? Eh, kujya- Wowe se ki? Simbona nawe muri kimwe. ariko rero Umva reka mbabwire. Nimwe muteze umutekano muke. gute se Ahubwo wabahamagaza bakabatwara mwese. Umvuye nawe. Batwara neza. Batwarana. Wowe bite byawe? Nawe ugiye kumera nk'ibyo. Aha ngaha niho mwagize mu ndiri y'ubusambanyi ahubwo mwebwe nicyo cyari kibazanye murangije muri kwirirwa musakuriza abantu ubundi ni ikihe kibazo mufite ngiye kuntu bimeze ndi umunyamakuru sibyo mukwa ndi Umunyamakuru kwandariwe. barambwiye abanyarwanda ngo dutarire amakuru udushakire umukobwa cyangwa se abakobwa muri rusange banywa ibiyobyabwenge tubanze turebe ubabaza ati ni igiki gituma mujya mu biyobyabwenge ariko ngiye biri kumbabaza bikanantangaza kuba ndi kumubaza impamvu anywa ibyo biyobyabwenge ntabimbwire uri umunyamakuru se Ndi umunyamakuru. cyangwa ahubwo uri umunyamatiri ndi umunyamakuru ariko ibikoresho byerekana ko uri umunyamakuru ni ibihe ndabifite nuko mbaye misize arahiriye ibintu byanyu birengeje ukwemera Ahubwo umuhungu yataye Iki? umutwe Aho birengeje n'umusazi. ukwemera. wese wawutaye. Sinzi naho usariye. mwese wasanga uri umugi Ariko habaye icyaha. ndebera abo baje gusambanira nibo baduteza umutekano muke nibo baturira imyumba nabwo gisange n'abagabo bayi nabo nimwe mwayibye wasanga nimwe mwayibye umva bamanire pe bamanire nimwe mwayibye hagarara hano hagarara hano reba umwana w'umukobwa ndebera ibintu yambaye niko sha ngo none ngo bari bayo hano mu bayo makuru hano hagarara hano iki se mwebwe turaryama mukaza kutubangamira ngewe kuntu umuntu yiryamiye kijya kugira ukajya kuvuga umva urusaku hanze nyine kuntu bimeze barakubyukije. nyine ukuntu bimeze wewe usinizo weye hanyuma Barakubyukije. bya mukobwa Bro ngiye muri no kuntera icyugaza. Bane bagutera icyugaza? Bane bagutera icyugaza? Kubangamira bro. nanjye ndimo Muri ngo kumbangamira. gutera icyugaza nanjye ndimo ahubwo uri kutubangamira mu mudugudu Inyikira. wacu ubundi wowe Aha Aha kwande. Hindukira turebe. Aha kwande. Wambonye. Hindukira. ariko abagabo mwese babazi Bambonye. indwara imwe Bebe wambonye. Ndebera iki? Mumbabarire. ako urandebera imyambarire yambaye naringize hanyuma mbona wewe muza nabona kuryamarira mu nzira mwese mu nzira umuntu yiryamiye akajya kuvuga ngo pa 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 nasone ibyo bari barimo rata ngo cyane ibyo mwari murimo mujye mwemera ndi umunyamakuru Mani mwumve mbabwire. ikinyamakuru Uyu muhungu aje ambangamira nihagarariye aha. Si bro. bahagaze bakora iki muri iri joro ijoro oya nako muhagaze hano kuri iri zuba ku manywa y'ihangu nk'aho mwagiye gushaka uturimo tw'amaboko ngo mukore ahubwo muneze hano muri gusakuza igikurikiraho ni hehe ni ukujya hariya mu myumbati gukora iki nicyo kikuzanye wa muhungu izi ndaya Uhagaze hano Ninde izi ndaya ziza kurarira hano ahangaha Nize ndaya. jenda umuntu Mwebwe. Ninde ndaya kureba hano. wowe ntabwo twahuriye hano ndimo ndakubaza ngo ne nakura abakobwa banywa amatabi ehe urangiza uza kumufatira ahangaha mu nzira none nyine aha niho namukuye kugira ngo mubaze atubwire igituma ajya mu buraya wabimubajije uyu ushaka sinabikubajije Asize amafaranga. kumuhamba mumukuramo oya akiza amasanga aho mbajije ngo Amfitiye impuhwe. akiza amasanga none reba twahuye saa yine si twahuye saa yine turi sangahe nese saa ushaka munani bivuze ngo mwamwe murabikorera ahangaha mu nzira Ibiki bakora? ahubwo mpamagarira mudugudu uko gahunda zimeze gera uko gahunda zimeze Shaka cyaka mbabwiza ukuri. oya garuka oya ndamusigarana nikoze mukobwa umeze bite Ni sawa. ndabona umeze neza Ingo. njye nakagukopa nibwo bibaye ngo Ingo. Kandi uvuga ngo bari gusambanira mu muhanda. oya byari politike Witwa nde? yewe se wanyita gakire kabisa Yego. Shabira nagaragara. si ubibona se ibondo ryaraje
Niwambonye. Aya wavretse. Aha, okay. Ai, nikukabuje se? Nikukabuje. Umva nyine akantu ushaka ukibwira. Oya yabanze nsubize nimba ari kukabuje. Nyine wumva akantu ushaka ukibwirira. Oya winkora uburetse kunkoraho ntabwo turabipanga neza. Nose numva atakiyanyishe. Wankuriye mbana. Aya bakatubanze turebe nyine ukuntu bihagaze. Zibya. Turebe nimba najyamo neza. Ingose. Nicyo kintu ushaka. Uye uri kuri muneza. Reka mbyikorere. ndabifata